Hari igihe uhura n'ibibazo ukumva umutima wawe ntushoboye kubyihanganira, ukumva birakurenze, ukumva kwihangana birakunaniye, mu maso hawe hakuzuramo umubabaro, ukumva umutima wawe wuzuye agahinda, ukumva nta kintu na kimwe wakora kugira ngo uwo mubabaro ugushiremo, ahubwo ari ukumva ko waba wenyine, ukaryama cyangwa se ukagira ahantu wifungirana ukaba wenyine kugira ngo urebe ko uwo mubabaro washira. Uyu munsi naje kugufasha kugira ngo nkubwire ibintu ushobora gukora bikaba byakugabanyiriza uwo mubabaro cyangwa se ukaba wanakira. Nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Niba ufite umutima ubabaye, ukumva urashavuye, amarira menshi arashoka ku matama yawe, banza wumve ko utari wenyine. Iyumvishe ko ibyo uri kunyuramo hari abandi bari kubinyuramo ndetse binarenze ibyawe. Gusa ko iyo uri kunyura mu bihe bigoye uba wumva nk'aho ari wowe uri ku isi wenyine, ukumva umubabaro mwinshi, ariko kwifasha kumva ko ibyo bintu utari kubinyuramo wenyine bifasha umutima gukomera. Ikindi cya kabiri, reka akababaro kakurimo gasohoke, reka amarira ashoke amanuke. Niba hari n'amagambo wifuza kuvuga, iyavuge, uyabana mu mutima, reka bya bindi by'umubabaro bikurimo ubisohore, ubivuge, wigerageza kwiyumanganya. Niba ari ikintu gishobora kuba kitatuma uririra imbere y'abantu, jya mu cyumba cyawe, ufungure, wicare, urire. Niba hari n'amagambo wumva ushaka kuvuga, uyavuge kugeza igihe uri bwumve ko wowe ubwawe ugeze igihe cyo guceceka, nta muntu ukubwiye ngo ihangane, gira gutya, aza guhanagure, oya. Nk'abantu mwe namwe tugira inshuti tukagira gute, nubona umuntu yagize ikibazo cyangwa se ari guca mu bihe bikomeye ukabona ararira, ujye umufatafata ngo umubwire ati ihangane, ceceka, ujye umureka arire ka kababaro kose, amarira ashaka gusohora umureke ayarire yose, kugeza igihe uri bubone ko umuntu ageze igihe we ubwe gutya agaceceka. Ikindi nanone kigufasha kuva muri wa mubabaro, saba Imana igufashe gukomera kandi usenge. Nusaba Imana ubufasha ntabwo izagutenguha. Niba uri umukristo, uganira n'Imana yawe, uyibwire byose, uyisabe gukomera, nayo izakumva. Ari ntago Imana yazaga igufashe ngo ubibone gutya ku maso, ariko uko usenga Imana igenda iguha imbaraga zo gukomera ndetse no guca muri cya kintu. Ntabwo Imana iza ngo ikureho cya kintu cyabaye ngo igisibe, ahubwo iguha imbaraga zo kukinyuramo, ukacyakira, ukumva urakomeye. Ikindi nanone wakora, shaka inshuti yawe wizeye, muganire, ikube hafi. Hari abantu bavuga ngo nta nshuti zikibaho, ngo inshuti ni Yesu. Muri iki gihe kugira ngo ubone inshuti ya nyayo, hari igihe kenshi usanga bigoye, ariko nanone ntibivuze ko zitariho, nubwo zaba ari nkeya ariko zirahari. Mu nshuti zawe ufite, byanga bikunda aho harimo uvuga ati uyu muntu namubwira akababaro kanjye bitewe n'uko umuzi. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose b'inshuti zawe niko ari abantu batari abo kwizerwa. Abatari abo kwizerwa barahari, ariko n'inshuti nazo zirahari. Uwo muntu rero akube hafi, muganire kandi ntugire ubwoba bwo kuganira ibyakubayeho. Hari igihe umuntu ajya kuvuga ibyamubayeho ugasanga baramucecekesha, birekeye. Mubiganireho, mubivuge, byagenze gutya na gutya na gutya. Uko agenda arushaho kubivuga, bigenda bimufasha gukomera ndetse no kubyakira. Ikindi nanone, va mu rugo utembere, wikwifungirana mu cyumba ngo wumve nta muntu ushaka kubona, wumva urashaka kuba wenyine. Haguruka ujye hanze, usohoke, ufate akayaga, wakira akuka keza, ubone ikirere uburyo gihumura neza, ubone ibiti uburyo umuyaga uhuha. Ibyo bigufasha kuba mu mutwe wawe hagenda haruhuka, bikakurinda guheranwa na wa mubabaro.
Ikindi cyagufasha nanone, iyemeze kwakira ibyabaye, wumve ko ntacyo wabihinduraho, wikomeza guheranwa n'agahinda, wumve wahora ubabaye urira, oya, ahubwo wibaze ngo ese gukomeza kumera gutya biramfasha iki? Ni iki ndimo kungukira muri uyu mubabaro? Ibyo bibazo ugenda wibaza uzajya ugenda nanone wisubiza, uzasanga guhora wicaye urira nta gisubizo kirimo, ahubwo utangire gushaka igisubizo cyatuma uva muri wa mubabaro ukabije. Ikindi nanone, umva cyangwa se urebe ibiganiro bisa n'imitima, nturebe bya biganiro by'abantu bababaye baciye mu bibazo, oya, kuko ibyo biganiro bikongerera umubabaro. Ibiganiro by'isanamitima bigufasha gukomera, ukamenya n'uburyo abandi babashije kwivana mu buribwe bw'umutima. Ikintu kibabaza umutima ni ikintu gikomeye, ni hahandi ubabara, ahantu udashobora kwishima, hahandi umuntu adashobora kugukorera ngo abe yanaguhuhiraho. Niyo mpamvu akenshi mu ibabazwa ry'umutima ari wowe ugomba kwishakira ibisubizo. Ikindi nanone, gerageza ufate igihe gito uve kuri social media. Social media buriya uko tubona ibintu biba bimeze, akenshi 80% ntabwo aba ari ukuri. Wowe uzabona abantu amakupule cyangwa se abandi bantu bakora ibintu bishimishije, bishimira ubuzima, ubona nta kibazo bafite, utangire kumva ko wiyanze, wihebye, Imana ntikuzi, ese Imana byagenze bite, ngewe ko bigenda gutya. Ariko buri wese aba afite ibintu yagiye anyuramo, kabone n'ubwo nta muntu waza ngo akubwire ngo ngiye nanyuze muri ibi, nanyuze muri ibi, ariko ujye umenya ngo buri wese aba afite ibintu yanyuzemo bigoye, bityo nawe biguhe gukomera. Social media rero, keretse niba ufite imbaraga zo kuba washyiraho boundaries, zo kuvuga ngo ngewe ibi biganiro nibyo ngomba kureba gusa, kuko kuri social media urascrollinga ukagwa kuri ibi wenda utanabiteguye. Ariko niba ushobora kuvuga ati ngewe ibiganiro, ugashyiraho limitation, ukavuga ati ibi nibyo biganiro nzajya ndeba bitewe n'igihe ndimo, aho wayikoresha. Ariko niba udafite imbaraga zo kuba washyiraho iyo boundary, ni ukuvuga ngo social media asa naho uba uyiretse, ubanze muri wowe wiyakire, ubanze wiyumve, wiganirize, uvuge ati si ibintu byarabaye, nta kintu nabihinduraho, icy'ingenzi ahubwo ni ugushaka uko nabaho, nashaka ibisubizo by'iki kibazo, nkareka gukomeza guheranwa n'agahinda. Ikindi nanone ugomba gukora, kora ibyo ukunda, bya bindi bikuzanira umunezero. Hari igihe tureka gukora ibintu dukunda kubera sosiyete, ariko niba uzi ko ari ibintu ukora, ukaba nta muntu ubangamira ku buzima bwe, akaba ari ibintu wikorera wowe ubwawe bikuzanira umunezero, nta mpamvu zo kutabikora, kuko ntabwo washaka umunezero ku wundi muntu ngo bikunde. Urabanza ukikunda, ukamenya bya bindi wowe ukora bikagushimisha, akaba ari byo ukora, kuko niwishima bizatuma n'abakuzengurutse nabo babona wa munezero, bitume nabo bishima. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ubabaye n'ubundi utanga ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu rero ugomba kwimenya kuruta uko undi muntu wese yakumenya, kuko ni wowe uzi ibibi byawe, ni wowe uzi ibyiza byawe, ni wowe uzi ibigushimisha, ukamenya n'ibikubabaza. Nta mpamvu zo kugira ngo undi muntu aze akuremere ibyishimo, ari nko gufora, niko nabyita, kurya avuga ati uyu muntu kano kantu kamushimisha, ngize gutya yakwishima. Wowe uriyizi neza, uzi ibintu bishobora kugushimisha. Niyo mpamvu rero ugomba kubikora kugira ngo wiremere umunezero. Ikindi nanone, ihe umwanya wo gukira, wihita uva mu kababaro ngo uhite usimbukira ako kanya mu byishimo. Ihe igihe ubanze wakira ibyabaye, ubanze wige kubana nabyo, kuko ibintu byakubabaje mu buzima cyangwa se byaguteye akababaro gakabije ntabwo wabyibagirwa, ariko ugira imbaraga zo kubana nabyo, ukabifata nk'ibisanzwe, ukaba uzi ko byabaye ariko ntibigutere umwanya, n'igihe ubitekerejeho bigahita bigenda. Iyo uhise rero, iyo uri mu mubabaro ugahita wumva ko wahita
usimbukira mu byishimo bivuye ku wundi muntu, nanone hari igihe birangira wongeye kubabara kuko biragoye ko undi muntu yagushimisha nk'uko wowe ubitekereza cyangwa se ubyifuza. Uri umuntu umwe wenyine wizanira ibyishimo kubera ko wiyizi. Iga rero kwiyakira, ubanze wiha igihe, ureke bya bintu bibanze nyine bikuvemo bise n'ibirangira, hanyuma kugira ngo nawe utazongera gukora ikosa ryo kuba wakongera kwiyongerera umubabaro. Ibi ni byo naguteguriye uyu munsi rero, byagufasha mu buzima busanzwe. Niba uri wa muntu wumva ko ufite umutima ukomeretse, ikiruta byose ni ugusenga Imana ikagufasha gukomera, ukabinyuramo wemye kandi ukabitsinda. Wakoze cyane kubana nanjye. Bye bye, ndabakunda.